Imana yarakoze iyo yagendanye natwe muri uyu mwaka wose. Nta gushidikanya rero ko yadukoreye byinshi byiza kandi n'uyu munsi irabikora. Murabyemera? Murabyemera? Iyo mubyemera nuko mubigenza se? Amen. Shimirwa Nyagasani, wongeye kudukorera byinshi byiza. Yego, Imana rero yagiye itugirira neza, by'umwihariko yaradukijije, idukiza uburwayi butandukanye twari tugiye dufite, isubiza ibibazo byinshi bitandukanye twari dufite, ariko n'uyu munsi iracyakora, n'ubu ngubu igiye kugira ibindi ikora. Rero ntabwo twese twafata mikoro ngo dushimire Imana tunavuge mu ruhame ibyo yakoze, ariko dufatikanije n'abaririmbyi ndagira ngo badufashe baturirimbire ya ndirimbo ivuga ngo twaje Mana yacu twaje kugushima, nitwe duherutse kugusaba. Ntitwayisabye se kandi yaraduhaye. Duhaguruke rero abaririmbyi badufashe igitero kimwe. Yego, turashimira Imana rero yo yadukoreye byinshi byiza, buri wese azi icyo Imana yakoze mu buzima bwe, kandi n'uyu munsi Nyagasani agiye gukora byinshi. Ni umwanya rero wo gutanga ubuhamya. Hari benshi Yesu yagiriye neza, ariko uyu munsi turi kumwe n'abavandimwe babiri bagiye kutubwira ibyo Yesu Kristo yabakoreye abigiriye hano mu ngoro ya Yesu Nyir'impuhwe, hano muri iki kibaya cy'amahoro. Turi kumwe n'umuvandimwe Kantarama Marie Goreti ndetse na Mukakananga
Petronile. Bagira ngo rero tubature umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo abafashe batugezeho ibyo Yesu yabakoreye. Ndakuramutsa Mariya, Mukantarama Marigoreti yigira imbere. Bikira Mariya Nyirimpuhwe agutakambira ngo umurenge umusabire, nicyo gituma nkwizera. Ndakugana muganyira muhagare yuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntirengagize ibyo nkubwira, ubyumva byiteho. Amina. Yesu wacu, tubarira ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, igarurire roho z'abantu bose. Yitwa Mariya Goreti Kantarama, naturutse muri paruwasi ya Kivumu, byahoze ari komine Mugina. Ngiye kubabwira ku burwayi bwanjye Yesu Nyirimpuhwe yankijije. Namaze imyaka 5 narakutse amaboko yose, sinahingaga no kwishakira icyo kurya ntibyashobokaga. Ubu umwaka ushize muri 2013 nza kurwara indwara y'ubuhumekero mu mwanya w'umuhogo. Umuhogo warabyimbye cyane, njya ku kigo nderabuzima. Ikigo nderabuzima cyanyohereje hopitali bambwiye ko nta kintu bashobora kuba bankoraho, bahita banyohereza CHK. Nageze CHK, baraganga baranyakira, bampaye randevu yo kongera kugaruka. Ubwo ya randevu yarageze, ndongera nsubira CHK. Ubwo indwara yari itangiye kurigita igenda isubira mu mutima. Ubwo bahise bancisha mu cyuma. Indwara kugira ngo bajye kuyifata, bakoresheje kuyifatira mu cyuma bakoresheje inshinge. Indwara bamaze kuyifata, bambwira ko iri kure cyane, nta kintu bankorera. Bongeye kumpa randevu y'amezi 6. Muri y'amezi 6 bampaye randevu, ubwo naraje ndaryama ndiyorosa, menya kuko ubuzima bwanjye burangiye. Ubwo naryamye mu kwezi kwa 5, mu kwa 6 ku cyumweru cya mbere ntago nigeze nza. Mu kwezi kwa 6 hagati numva umutima urambwiye ngo ariko ko ari urupfu utegereje, wigiriye kwa Nyirimpuhwe ugasenga ukiyeza, igihe cyagera ukigendera. Ubwo itariki ya cyumweru cya mbere cyo kwa 7 cyarageze, mpita nza hano kwa Nyirimpuhwe. Ariko ukuntu nari meze navugaga nti wenda sindasubira ndahana n'iryo joro. Iryo joro nariraye ndasenga mfatanya n'abandi, ishengesho burangiye turataha. Kugera mu rugo ntago nongeye kumva nzahaye cyane, numvishe hajemo akantu. Ubwo mu kwezi kwa 8 mu cyambere ndagaruka. Ubwo ndongera ndasenga ndataha, ariko ubwo nkumva ububabare bugabanyuka. Ubwo mu kwezi kwa 9 ku cyambere ndagaruka, ndasenga ndataha. Ubwo imvura yari ihinduye kugwa, ndavuga ngo ariko reka nipime ndebe icyo Nyirimpuhwe yaba yarankoreye. Nahise ntora agasuka njya mu murima ndahinga. Ubwo nagejeje mu masaa 4 ndataha. Ndategereza ngo amaboko yakugaga njyamye wenda sinyibyukamo. Bwarakeye numva nta kibazo ngize. Ubwo bwarakeye ndongera nsubira mu murima. Nahereye ubwo ndahinga kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu mpagaze imbere yayo.
ubwo y'amezi 6 yaje arangira numva cya kintu cyo mu mihogo ntacyo numva, ndavuga ngo inshinge banjombye n'uwaro nahakuye sinsubirayo. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu nta rindi vuriro nari najyamo usibye hano kwa Nyirimpuhwe. ubwo nakomereje ubwo ndasenga, naje guhagarara aho bafungiye. ubwo cyumweru cyabaye cyashize mu kwezi gushize ntabwo naje kubimenya, nabimenye ishengesho ryabaye. ariko ubwo ayo mezi yashize bafunze ko Nyirimpuhwe nayo namubwiye ngo ninkira no mu byo nabashije gukoresha ya maboko nari maranye imyaka 5 niho umuhigo yuko nzaza gushimira Nyirimpuhwe muri bya bindi yambashije kugira ngo ushobore gukora. Umuntu wese urwaye muyoboye kuza hano kwa Nyirimpuhwe niwe uzakura ubuzima bwawe, kuko nanjye ariho nabukuye. Nyirimpuhwe ni muzima, Nyirimpuhwe arakiza. Kuva icyo gihe kugeza ubu no ku kigo nderabuzima sinari nasubirayo. Ngubwo ubutumwa mbarariki. Amen. Dushimira Imana yakirije umuvandimwe wacu Marie Goreti. Nkuko yabibabwiye yari amaze imyaka 5 afite ubwo burwayi bwo gukuka amaboko. Ngo yarayakukaga akajya kwa muganga bakongera bakayasubizamo, ariko bigeze aho babona ni ibintu byisubiramo, bamuha umugozi azajya azirikaho igihe bizajya biba. Hanyuma rero ntagire ikintu abasha gukora, ngo ntiyabasha no gukura umwumbati, ntiyabasha gukura ikijumba, ariko uyu munsi yarahinze yarejeje. Amashyi yarakoze. Si ibyo gusa kandi yamukije n'indwara y'ubuhumekero, bari bamuhaye randevu y'amezi 6 ngo azagaruke bongere barebe, ariko amezi 6 Yezu yayahinduye ubusa. Yezu ni muzima, arakiza. Reka dutumire n'umuvandimwe Mukakananga Petronile. Kubirenge byawe niwe natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Kubirenge byawe niwe natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ngiye kubabwira ibyiza rero Yesu yankoreye. Nitwa Mukakarangwa Petronile, ntuye mu mujyi wa Kigali, nkaba navuye Mageregere, nsengera muri ADPR Kampuru. Ibyiza rero ibyiza Yesu yankoreye, narwaye isereri imyaka 3. ubwo iyo sereri ndayirwara, njya kwivuza mu baganga, ndivuza bakambwira bati nta ndwara ufite. ubwo nkataha, umwana arambwira ati noneho reka tukujyane mu mapive turebe. Baranjyana baransuzuma, abapfumu n'abagiyemo, umva batangamo amafaranga, bakambwira ati umupfumu araha nkajyayo, ariko umukirisitu usengera hano mu Gaturika antumaho arambwira ati wazaje kwa Yesu Nyirimpuhwe ko azakugirira neza akagukiza. Noneho ndangije ubwo icyiciro cya mbere sinaza, ubwo kabiri nanone ntumaho sinaza, ubwo ya gatatu arambwira ati noneho uzaza. Naraje nsanga yantangiye amafaranga yanyandikishije, sinabasha kwitwaza akajerekani 7 k'amazi. ubwo nsanze yanyandikishije rero ndaza araranzana, ariko narimaze n'amezi 3 nasinzira. Ngeze hano ntangira kujajaba, ndavuga nti koko ubu koko amarira nazanye Mana ndatahana. Niyo mpamvu uje mvuze yakora ngo amarira nazanye siyo natahanye. Noneho ndaza
bagiye kuvuga naratashye koko nta hantu kwizera, naratashye koko ndaryama ndasinzira, ngira iby'ibitangaza Yesu yankoreye, ngira iby'ibitangaza Yesu yankoreye, ariko nasize hano batari bahubaka burya. Ubu nanjye nahize umuhigo ngo Mana nunkize nzatanga itafari ryo kubaka aha hantu. Ngira ibyo byiza Yesu yankoreye, n'undi wese urwaye ntazayoboka abapfumu, ahubwo azayigere kwa Yesu Nyirimpuhwe arebe ibyiza Yesu Nyirimpuhwe akora. Barakoze abavandimwe Petronila na Goreti. Nk'uko Petronila bivuze, yari yavuze ko umunsi Yesu yamukijije nawe yumva azatanga itafari, naho Marie Goreti yaravuze ngo umunsi nzakora nkoresheje amaboko, ibyo nzasarura nzabishimiramo Imana. Ngiryo ituro rero rishimira Imana yuko Yesu yabagiriye neza. Tuyishimire natwe, Imana ni nziza, Imana irakiza, idukura aho hose tuba twataniye ikadusubiza ubuzima. Nuko atabivuzeho neza, ariko yatubwiye ko mu bapfumu ashobora kuba yaratanze amafaranga arenze miliyoni. Bavandimwe, nawe niba hari ibyo ujya utanga nk'uko nguko, Yesu atukiza ku buntu. Ni karibu kwa Yesu Nyirimpuhwe, Yesu arakiza. Bavandimwe rero, tugiye kwinjira mu mwanya ukomeye, wa mwanya Yesu yiyizira ubwe. Abato baravuga ngo arimanukira, agiye kwiyizira, agiye kwiyizira ubwe, nta watumye, agiye kuza ku giti cye. Nawe witeguye kumwakira? Urabyiteguye? Niba umwiteguye rero, urasabwa guca bugufi, ukamera nka ya mpumyi yamuboneye kure ikajya ivuga ngo Yesu mwana wa Dawudi ngirira impuhwe. Nawe birakwiye yuko umuhamagara ukamubwira ko ushaka ko akugirira impuhwe. Agiye kukunyura iruhande, utega amaboko, umuhamagare, nushaka no kurirurire. Icyo wumva wakora ku buryo akubona, uba ari cyo ukora. Ese nuko napfukama? Niwumva ari byo byatuma akubona, upfukame. Se nuko wazamura ibiganza? Se nuko watera ijwi hejuru? Icyo Roho Mutagatifu akubwira gukora, ntiwite kw'iyi mbaga ngo aha wenda yabikumva. Uyu munsi ni wowe na Yesu. Umubwira uti ni njyewe nawe Yesu, ntabwo uyu munsi ntaha. Kandi tuzirikane wa mubyeyi wagize ukwemera akamukora ku gishura. Yari afite indwara yo kuva, hanyuma amaraso agakama. Uyu munsi nawe Yesu nutanamukozaho ikiganza, umukozeho ukwemera. Wemere ko ubwo aje kubera wowe, ntabwo ari iyi mbaga ngo ari yonyine, ahubwo ni wowe ubwawe. Yesu we burya ntatubona mu kivunge, atubona nkanjye ku giti cyanjye. Wowe uri ikinege imbere ya Yesu, nta kureba mu kivunge, nta kureba mu bwinshi bari hano, ahubwo arakureba nkawe. Ese witeguye uwo mukiro? Niba witeguye rero, haguruka twakire Yesu uje atugana. Araje umwami ubasumba, araje umukiza, araje wa wundi wakijije Marie Goreti, araje wa wundi wakijije Petronila, araje ngo nawe umubwire ngo amarira nazanye sinyatahane. Yesu Kristo akuzwe.